byaje kumugendekera njye uko mbona we n'ubundi uriya muvugizi wa RIB yabivuze neza yavuze ati mujye mureka umuntu abaho ibyo yagize gute ibyo afite Jita Frawu ati inkweto yangiranze sibyo iki naradoze narikaraze imihanda narayicucumye narakoze narafunzwe buri kimwe cyose muri yango mageragere ngimuzi kubi oya bundi bantu banajye bane basobanukirwa se banamenye umuntu nimba we afata indirimbo y'abaskuti akayizana ku cyongo cye cy'imihanda muri gereza nako ni mu magororero sorry ni gororero mu magororero bagira indirimbo simeze nk'iz'abaskuti ngo abakeneye rero urumva nimba umuntu avanye ira vibe ati nje no rose reka ngende none njye abantu mvugurure yego kava ziremewe mu gihugu kuzikwa cyane niba afashe mu ndirimbo baririmbagamo mu magororero akaza akayikorera ngo kava igomba gutwika radirimbo yateye iserera ahantu hose n'abantu benshi bakonye indirimbo nabo we bari remix bari no kuvuga yuko Jitafu yibye inkweto bari kumusaba kuzigarura serivisi icyo turakigeraho za serivisi zo bari bari gushutingira so turakigeraho noneho ikintu twavuga kuri Jackie indaya Jackie niko abantu benshi bagumye kumwitwa kandi ni waranabyemerera yarabyivugiye ariko umuco nyarwanda ibyo ntabwo byemewe ariko nabyo ntabwo byemewe ariko yarabyivugiye ati nge ndi indaya yabyivugiye bitari bimwe bitari kaze erega hari ibintu dukinisha ibi bintu dukora ntibisaza ibintu dufata tukaya tugashyira ku mbuga nkoranyambaga abo mwana uzavuka ku mwana wawe ibi bintu azagira gute azabikurikira azabisanga rwose banyarwandakazi mbigena n'ababwiza ukuri nimutekereza no kwitereka hano kuri iyi mihanda mujye muza mwiterekana ibintu bizima bizagirira umumaro abantu benshi kuko inuza ukazana ubugorya mu myaka 40 n'ubwo bugoryi buzaba buhari senkani buzaba buhari 100 until infinity kugeza ku mpera tutanaza bibi bintu babitubikira neza bizaba bihari so sinumva rero ko ngiye cyo navuga ku ndaya Jackie ko yivugiye so Jackie yakoze ibintu bibi umuntu akoze live agwesheje inote ya 200 we ntunyuzwe ngo kubera ko ngushaka iki indonke uragiye ugiye kumusesereza ugiye kumwaza nyamara uriya n'umubyeyi ufite abana munangana nkuko wabyivugiye ko Jackie yavuze ngo wowe ufite abana tungana ngo bamwe ngo bananduta ngo n'abandi ngo gutya sibyo so uriya n'umubyeyi wabwiraga kuriye uriya n'umubyeyi wituye inabi yarakugiriye neza so nje kintu navuga banyarwandakazi buriya mujye musenga munasabe kutibagirwa buriya kwibagirwa n'indwara ya bundi umunyarwanda abivuga neza gukira byibageza gukinga ibyo bintu ariko si byiza si binakwiriye n'umunyarwanda cyane ariko nawe Jackie ntukakine n'umubyeyi wawe cyane ujye ukina nabo mungana icyo kintu tunacyanzuriyeho Jackie n'undi muntu si Jackie wenyine n'undi muntu wese mbere yo kujya gutungana n'umuntu cyangwa utukana n'umuntu cyangwa utana n'amagambo ira n'imikino menya ngo ese uyu muntu arambyaye cyane ese uyu muntu aranuze cyane ese uyu muntu nazamukenera mu buzima bwanjye bwa buri munsi cyane ariko ibi bintu biri guturuka mu rubyiruko ako kantu gasubiremo neza umuntu uwo ari we wese banyarwandakazi ntugakine n'umubyeyi wawe iki kintu tugisubira ubundi bajya bavuga ngo umubyeyi wawe ni wa muntu uwo ari we wese ukuruta rega ukuruta afite ibyo akurura rega bajya bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika ibi ngibi uburere abana banyu bafite ubu niyo nkomoko niyo soko y'ababyeyi babanje cyane niba umubyeyi utitaye ku mwana wawe yego none se ubwo namara gukora akazi no kumena azazaniye none ku mwana azabyara azazana kwa kugakubita yigiye ku babyeyi rero tumenye kuba mu bihe byacu neza byahinduka nabo iryohe n'umudamu we nawe nabo rwose si muri shyashya mureke gutungana n'umwana mu byahe nta nubwo bamutoye bavuze bati ribu nikure mu nzira iki none se nyine bo bisabiye ribu ariko ribu nayo ese iyo ije kubatungaho itoroshi bo ni shyashya si shyashya
none se rero ariko turareba n'icyabaye ntibatongana n'umwana ariko umwana burya akora amakosa ku mubyeyi nta mubyeyi ukora amakosa icyo kintu nakuze ariko kiri menye nzanapfa ariko kiri kumenye ko buno butabera bw'u Rwanda ntabwo ari ubw'umubyeyi umwe ku giti cye burenganura umwana burenganura umuntu uwo ari we wese bishatse kuvuga guki rero hano ku mihanda ababyeyi mureke kuza gutongana Gasoko yavuga ati mureke gutongana mwitonganya abantu uganiriza umwana ikinyabupfura ikibazo umwana nimba nangiye kuvuga ijambo rimwe aya Gasoko yababwiye ngo nangiye kuvuga urwana si umuco wacu nimba nako umwana aza ku ruhande akigira kuri twababyeyi tukavuga ati tumubwiye neza ejo rukagaruka nako akagaruka akigira kuri ibyo bintu ababyeyi bazabyemera ko igihe cyose aho bahera basaba jipo igihe cyose sibyo igihe cyose hano ku mihanda tuza kubera amafaranga cyane cyane niba uzi ko uje kumbaga umaye ndi episode y'ejo ibyo bibereyemo ni business it's business yes twagiye tujye kuri GTAF nyuma yo kwitereka kuri NX Rajira avuga ati njye Silivizo bambaye imyenda n'inkweto bazi ngo nabasubize ati reka muramenye ni nako Silivizo yiteretse kuri rwose noza 3D TV aravuga ati GTAF imyenda yitware ujyane ariko izo nkweto ni sample rwose uracyagira ngo turi mu gatwiko warabyoroheje wabigize imikino nyine GTAF ngo aragiye abigira comedy kuko ibyego ngo atwara inkweto icyo kibazo urakivuga ikintu abantu bagomba kumenya muri ibi bintu ibingibi ni bimwe mu bintu bigomba gukora promotion y'indirimbo yabo yitwa Aragitosa Remix cyane kubera yuko ya Silivizo buriya nyine Silivizo yabonye indirimbo ifite 1k mu gihe cy'ukwezi kumwe 1m miliyoni mu gihe cy'ukwezi kumwe imwe Aragitosa yibwira yuko kubera yuko afite subscribers ibihumbi 200 hejuru iyi ndirimbo ni namara gukora remix igwiza miliyoni 5 mu gihe cy'ukwezi kumwe indirimbo yanga gukundwa kubera yuko nimba umuntu yibikundiye Aragitosa ku cyomo ntago zaza kumwe ngo Gasoko n'ibi bintu ngo byari mix biragora kareka we rero batikize gukora video yayo kugira ngo bayitwikire uri kwa kwitwikira abona n'ubundi gukora video nta kintu iri buze gutanga bati ni ikihe kintu tugiye gukora kugira ngo video yacu ikundwe n'indirimbo izamuke imibare yacu tubibone yego babona nibaza kuba ati ngo wenda ngo kuri kamera ndabona ngo bakubise umuntu ntabwo bizayigahita bafata GTAF nimba atwaye inkweto n'imyenda akakantu karakora hit abantu mwibuke Soroba yiba mu bukwe bwa Miki yibye byarukwega twikire filime ye igiye gusohoka yitwa Gakweto hasohotse yaranakunzwe igitangira ubu ngubu iri hehe ariko mugani filime yakoze irakunzwe Gakweto yaracumbye barayireka na GTAF rero yikora indirimbo ye Aragitosa iri kuri channel yiwe irakundwa ariko kwa Silivizo yacumbye aka ni agatwiko abantu mumenye business is business so business ni business so ngayo nguko GTAF Silivizo ariteretse ati GTAF uracyagira ngo ibintu ni imikino ariko nimbishyiramo akabaraguza ubona ko bikomeye rwose imyenda yitwara nushaka uzambwire n'ahandi hanindi wifuza ahayo hose ukwishaka ikugura kose nzayikugurira ariko inkweto ni sample zigarure mwana wa mama ndagukunda urabizi uri inshuti GTAF nawe ahandi ati bari bazi ngo yenda ngura nabigamire reka kirazira so ngayo ni saga iri hagati ya GTAF na Silivizo ariko benshi bari kugenda bavuga ko nagatwiko ri gutwikira iriya remix yabo bagiye bakora gake yes twongera tunyuzamo rwose tubabwira tuti nimba ukeneye ifoto nziza ifoto ikeye ifoto ifite ireme ifoto ariko gaca wabonye ari amafoto mna tugaruke kuri Didimana wabonye ari amafoto ubundi bajya bavuga ngo iyo ukora ibyiza abantu baraza cyane pe kandi ikindi inshuti nyazo zibonera mu kazi kawe cyane kabisa nawe niba ukeneye agafoto kazima nimba ukeneye video nziza
niba ufite ubukwe cyane niba ukeneye umuntu uza gufotora muri bidi yawe nyine Cyane. wakumva ajya agira ukuntu ufite shere wanjye uvuga ati shere wanjye aka gute?" kabidi k'uyu mwaka ntikazambe mu bwonko no kuri stati zanjye cyangwa se n'ahandi ariko icyo nabwira cyo ntabwo ajya afata ziriya videwo si ya videwo zanyu musinda oya hari videwo mugatangira mukambara amakariso ariko ngo nazo arazifata byaba ziraboro nazo ikibazo cyo ngo bakaririmba ngo aragito agendera mu murongo umugore w'igihugu mani mwana agenda mu rugo y'igihugu ntabwo ziriya videwo ntabwo ajya zijya mu waya rugo ni rw'umukristo umuhungu wanjye kristo yari bizinesi murazikorana ariko bizijyanye no mbese hari ikintu nshaka kuzamubaza nshaka kuzamutumira nkamubazaho ubushize twari kumwe ariko uyu munsi ntabwo yabaye neza nshaka kuzamubaza ko bariya abantu bakora amabidi bajya gucya bakinywera agacupa bakenjoyinga ibyishimo ku kigero kirenze 100%, iyo batangiye gukuramo amahanuza babaye nka ba bakecuru bo mu tubare firiya banaga amagutiya bakayakuramo bakayatwara ku rutugu bakagenda bambaye amakariso. Izi foto zifata oya nyine kuko ari akazi oya kuko biba ari akazi arazifata ariko hari ahantu bigera akabana niyo wamama miliyari iyo batangiye kumana iyo barakubwira ngo ifoto yari yose ifata positori ushaka ariko hari sisiteme zaba zo ntabwo ajya zifata za gahunda zabaki uzabaze n'ibyo so hari abandi bazikora bitewe na bizinesi zabo bakora ariko we bizinesi ye ntabwo bikunda ntabwo ibintu nka biriya bimwicira ariko wowe ukeneye ifoto reba umusore witwa Didimani aza kubona akanimero ko yawo munsi cyane kabisa afite icyitwa igikoresho cyane naye ndabikibatura jiji azabwira sheri n'undi wawe tukamubwira akaza n'undi bakamufata agafoto namwe tubashya ku mihanda oya n'ubundi ndimo ndahitamo muri ino minsi umukobwa kubera ko neze umukobwa umwe yarananiye indi mwitera bwaki cyangwa niko nawe ugiye niko njya numva bavuga abantu bajya batubwira ko abasitari ako nanjye kubeshya mba numva nyine abo mbo sinzi uko nabivuga ariko ndimo ndamushaka kugira ngo azaze hano rwose tuzasure Didimani hariya ni mu mujyi wa Ntungaruza hariya gake gake uhita ubona icyapa nicyo reka ndabura abantu rwose mbaze ndabura abantu bamusanga neza wowe ukeneye ifoto yo uturutse mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi cyangwa Kabarore umanuka umuhanda wose uzamuke Gitoki umanuke Kajyayo uhite winjira mu murenge wa Gatsibo uhite winjira muri centre ya Mugera uhite ukomeza gatoya cyane umanuke muri centre ya Ntungaruze uhite bese mbere yo kwanga uzamuka ujya Kempo cyangwa mu nkambi ya Nyabiheke hari centre aho ngaho reba munsi gatoya cyane uhita uhabona icyapa cyiza cyane kikuranya ngo na ahangaha twe dukorera ni hano rwose Ntungaruze hahandi nyine wumva ngo amateka yameze gute ntabwo bajya bagaruza ariko byarahindutse ubu baragaruza amumo akanyenyeri karakandwa bakakugaruza nta kibazo kandi ndabizi neza cyane iyo wagera uzashima yes niko bimeze. Nimero rero mwayizeba aho hasi, nimero ye rwose ku bantu bifuza kuza kuba bagira gute bashaka uburyo ki rwose bagira bakoresha utwo tu service. Ukeneye ubukwe nimero iri hasi aho ufite ubukwe ufite akabidi use ushaka amavideo nk'aba content creator mukeneye kwitereka se we bakeneye gukina amafilime byose arabafasha ni mu buryo bwiza cyane kandi neza cyane. Dukomereze Kigali ko dukomeze Kigali ariko akadukomeze Kigali gatoya turabeshura ntabwo tubitindaho cyane. Community y'abayisilamu mu gihugu cy'u Rwanda yaratumiye umusaza rwose bari bakiriye umusaza bagenda bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye rwose baza no kumubaza ikibijyanye n'isengero y'isi cya mituweli yababwiye ko muzaya mureba ku nzego z'ibanze mugaheraho ufite ikibazo runaka usigize iki rwose ibyo bibazo bigahera hasi bizamuka nyuma bikagenda bikemurwa gake gake. Ntabwo habuzwe kuvugwa abaturage bagiye batandukanye ibintu biri bya mituweli ugasanga umuntu n'umusaza afite nk'ubumuga runaka ariko bamukubise nimba ari 3 bamukubise 60,000 nimba ari 4 ni gutyo. So ibyo bibazo yababwiye ko ikiza bajya bahera inzego z'ibanze nyine kamorohereza amagambo menshi. Bundi umusaza twese dukunda
we avuga yuko umuyobozi uhereye hasi mu isibo yego ntawe uruta undi cyane sibyo cyane. ariko wowe muyobozi niba ujije gukora nabi vamo hajye mu bisho. hano hanze hari abantu bafite amadiplome babibashije iyo mirimo bazaza ako gace biravuga mu bayobozi b'ibanze bijya bivugwa ko hari ukuntu hajyamo ngo kabituga ugasanga serivisi zapfuye mu bayobozi nk'abaturage. oya wikuru ujya kure icyatumye kabituga icyatumye bavuga ngo abayobozi harimo abasinziriye rero biriya bintu mvane ni cya gihe nyine dusanga umubyeyi aza ku kagari aho ngaho mu buyobozi bw'ibanze aho munsi mu murenge mu ntoki yashyika bavuga ati ngo ikibazo imashini ipoto ryapfuye nagiye kuyikoresha uzagabweje rero ndabona sisiteme netiwaka yaza netiwaka none yatunaniye uzaze rero ugasanga umuntu akereje ubwo ni kwa kundi kurariza umuntu kugira ngo agire icyo atanga yego ahantu jewe basemezabwira hari ahantu njya tuziranye neza gutya ku mihanda ku mapano yego ibibazo by'abaturage byagiye bikemuka bice mu itangazamakuru barabizi yego sibyo n'abandi bantu rero namwe umusaza wavuze ngo ikibazo mujye mureba umuntu mumufashe bitewe n'ukuntu mumubona n'imitungo afite mufashe mbese icyiciro cye kizaze kimunogeye ushobora gusanga harimo abantu bane mu mujyi b'abacuruzi numvise bafata imitungo bakayandikisha kuri batandiboyi babo wasanga umutandiboyi ni umuherwe we bro wareba konti ugasanga ifite 000 umvise wareba imitungo imubaruyeho ugasanga afite amahegitari mu ntara afite imirima afite intoki afite amashyamba afite n'uwo muntu yafashije bosi we kugira ngo bibe igihugu harimo imisoro bosi adatanga kuko hari imisoro bosi wa rero urumva ako kantu ko kagiye kuza buri muntu amenye ibye so ikintu twavuga kuri biriya yababwiye ko icyiza bahere mu nzego z'ibanze abayobozi wese n'umuyobozi babafashe gukemura ibyo bibazo bijya bigera hejuru bisa nk'ibyakemutse. So icyo ni kuri nuza rwose yaje kugenda avugaho kuri mituweli baje kumubaza niba ibijyanye no gufungura insengero avuga ati yababwiye mu ijambo rimwe ryiza njye narikunze yabwiye ati mwebwe yesi dushimira rwose abo ku buhanga bw'ibyuma ko baba bakoze ibintu gake gake bihote. So yababwiye mu ijambo rimwe yababwiye ati mwebwe nimwe muzagira uruhare mu gufungura izo nsengero sibyo reka ngubwire sibyo mu gihe cyose insengero zifite akajagari harimo abantu yanabivuze harimo abantu ntabwo ari umujura gusa harimo abantu baza bagashinga urusengero bagamije guhohotera abaturage no kwica umutekano w'igihugu yego sibyo yego rero iyo bigenze uko nguko kubera yuko mwamaje kuvumbura password y'ikibi hirya kari mu rusengero yego murabana yego sibyo rero barabanye kugira ngo bashyire ibintu ku murongo cyane urusengero ruba ari urusengero rwo gusengerwamo apana kujya gutangamo manuza hari ukuntu abantu bajya gusengera mu mibyuko urusengero ni rubu rwo gusengera mureko kuba urwo kwiba abaturage imana ngo ntabwo yemera kujya ahagaragara ngo mu gikombe nimba ngo mujya mu gikombe mashyamba ngo mugasengera mu rugo rw'umuntu mukanga gukora mukajya muri ibyo ngibyo ni hahandi ba bandi b'inyangarwanda baziramo bagenda baziramo bagashinga muri urwo rusengero uyu munsi ukazasanga afite umutwe w'icyukuru nyine bashaka kuzabirindira igihugu abo ngabo rero nibo bashatse kugira ngo bakuremo za sengero nyine zidafite ubuziranenge urusengero ubona bisobanura ukuntu ni inzu y'umuturage nazo bazikureho urusengero basi rube ruzwi abarusengero babe bazwi ubuyobozi buzwi babe banasenga reka apana kwishushanya aho uzi ko iki gihe batagisenga mwana iki gihe dore ahantu byari bigeze yuko umuntu agomba kuba afite ikanzu nziza ku mugore afite umugabo afite ipantaro nziza agakweto keza bagiye kwibonekeza gutanga amafaranga kurushanwa gutanga amafaranga bemeze mu gihe wagiye kurushanwa gutanga amafaranga 100,000 mu rugo iwawe nta mituweli abana barira ishuri bari bivuyemo reka mbere man bere boro kurumve kuntu bane bifite n'ibintu byinshi manye hano wasangaga abana benshi bababyeyi babo bagiye gusenga umwana ntekeye ku ishuri
umubyeyi ngo yagiye kuba ku musozi ngo igihe cy'icyumweru baravuga ejo heza ugasanga umubyeyi ari aho ngaho arataruka ejo heza ngo amafaranga agira ngo ni umukene kandi mu rusengero atanga 500 iminsi myinshi ngo ibaze kurya ibijumba yimaze yibereye mu ki mu misozi bagiye gusenga Imana aya mafaranga se azava he nagukwa rero rero biriya bintu rwose yabasubije mu ijambo rimwe arababwira ati byose bizaterwa namwe nimwe muzagaragaza ko koko mukeneye kugira gute ku insengero zanyu zifungurwa rero ibyari mubikorere nyine mugaragaze ko ibyo bintu byacitse ubwo bubandi bwacitse izo ngeso mbi ibyo bintu bitari byiza nibyo ngibyo yaje kugenda agaruka hamwe n'ibindi bintu byinshi agenda ashimira abantu anagira gute benshi yabaye ijambo bavuga haza na wa mugore wakinnye filime mu Buhinde ababwira uburyo ki bamubarije tese mu iwanyu niye avuga ati uwo mwakinnye filime mu Buhinde wamenyekanye cyane ahavuga ati ese mu buryo bamubarije si iwanyu niye ati ni mu Rwanda ati perezida wanyu turamukunda igihugu cyanyu kigira isuku ntahantu heza ibintu byinshi ni byinshi cyane byagiye bitangazwamo twabeshuraga gaca ndagira ngo twinjire hari andi makuru dutahenda ngo yanyuremo gakeya hanyuma tujye hanze y'u Rwanda amakuru y'ano mu gihugu mfite ni uko witwa Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda 2016 uyu nguyu akaza ukundana n'umwe mu batipe babaga Miss rya Active Love bino za Active gusa nabo ntabwo babyumva uyu nguyu akaba ari umwe mu bakobwa bahataniye kwegukana amafaranga menshi cyane mu bihembo bizatangirwa mu gihugu cya Nigeria harimo u Rwanda ruhagarariwe inyenyeri yarwo irazamuka bwo turi kugenda tubeshura ikipe ya Tigers RSSB Tigers igiye gutwara abakinnyi 9 muri 12 bagiye kwikinira mu gikombe kijye gukinirwa muri South Africa igikombe cya BAR bibuza ko finali izabera hano mu Rwanda impamvu rero harimo abantu bibashije ngo nukubeye iki ngo aperi ngitagiyeyo ese ngo nukubeye iki ngitageza twabakinye benshi ba aperi sibyo turabura abantu ukuntu ibintu bimeze ubwo bwino bumeze gute Tigers ni imwe mu makipe adakomeye muri shampiyona y'u Rwanda tunabyemera kubera yuko ubushobozi bwayo nyine ni ikipe biri aho ngaho iri middle class ni ukuntu bavuga za Bugesera ni ukuntu bavuga za Mukura no ukuntu wavuga za ino kipe Etware no ukuntu wanavuga bona nuzo ino kipe yo muri Kenya nuza Polisi FC Polisi ya Kenya polisi ya Kenya ni ya kipe yanaje mu Rwanda no ukuntu wavuga za Singida nyine mwumve ko amakipe barimo hagati ngaho rero kugira ngo igaragaze ubushobozi kandi n'ikipe yabo ibikomeye kandi n'igihugu cy'u Rwanda kigaragaza ishema nuko bagomba kwereza abakinyi ba peri bese bakahereza Tigers kubera ko Tigers ni imwe mu makipe yagaragaje yuko isaha ku isaha namara gukomera bizatuma n'ikipe y'u Rwanda bese igihugu cy'u Rwanda nacyo kigaragara neza rero aperi gatoya mani baze kugira ngo basobanure kugira ngo abantu babimenye neza ngo byagiye imbere gute aperi bari kugaragaza yuko ari igiye kugenda yihinduye izina uwo muntu ntabwo ajya kure y'ukuri pe nanjye ndi kumwe nawe kubera yuko impamvu yari yasagaca basket itandukanye n'iyindi mikino tuzi basket iyo ushaka utira ikipe yose wemerewe guterura ikipe ukayitereka mu yindi ikipe ikajya gukina Tigers mwumve ko na aperi bateruye bayihindurira izina abakinnyi 9 bose biturutse kuki iyi mikino ya BAR itegurwa n'Abanyamerika yego yafatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu cy'u Rwanda ibyo kubivuga ntacyo bitwaye ubwo ngubwo rero n'ikipe zose zubakiye ku gisirikare nta nimwe mbere kwitabira imikino y'Abanyamerika nibyo byahise byafekta pe kuko nayo niba ari impamvu cyane rero babonye yuko bigenze uko nguko kandi pe yarashoye bro afite bakinaga Lakers rero ibyo ngibyo byatumye kugira ngo amafaranga yabo atazagenda ahomberamo
bumvikanye akayigaza bati rero mwa bantu mwe rero twese turi bene kanyarwanda yego tugaragaza isura nziza y'u Rwanda yego mwakira abo bakinnyi ibyo byose bizabagendaho tuzapasura. yes nibyo ngibyo. So hari akandi gakerageshwa se k'umuntu yenda twagiye kujya twambuke hano mu Rwanda. Ndi kubona arimo indi nkuru y'umwe mu basore yabwiye Nzovu ngo nakubita umugani mu Cyongereza Nzovu biramunanira. Bamwita Olivier Kagame. Uyu musore ibintu atagiye kwizanishwa byo kwivugishwa Icyongereza mu basitari b'u Rwanda ni ukujya agaragaza iki? Biriya ni imwe muri strategy nziza zo kugira ngo wigarurire abantu kuko kana ko nagatwiko niko mbikeka. So ngira ngo ari kugenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Nitwe Empire. So munamujye mukurikirana. Sasa twambuka hanze y'u Rwanda tujye kuri no M23 yagaragaje ko ibintu byo kuva Bukavu yaravuze ati mucire biraho. Bukavu ngo ntibagomba kuvayo Uvira. Ubundi ari ikintu abantu batamenye. Bavuga ko bavuyeyo Uvira ko babivuga abatuye baza ukuri kwaho. Ubundi ko kuri bimeze iriya Uvira bagaragaje neza ko bayisohotsemo ariko harimo abantu babo bagomba gusigaramo kugira ngo bajye babasha kubahereza amakuru. Uvira aha ni hamwe mu hantu Kongo yifuza kubera yuko uyu numwe mu muhura uhuza n'igihugu cy'u Burundi. Abarundi rero nabo bati aha hantu dufite isoko rikomeye cyane nituritakaza tuba duhombye. Ikibuga cy'indege rero cy'u Burundi kiri gukontororwa n'ibice bibiri. Bamwe bari kubona ku maradari y'abakabona mitete reka abandi nabo bakubona ati ibi bintu tubikontorora uko nguko. Yego Uvira M23 yagaragaje yuko igomba kuhafata mu iki gihe abanyamerika bakuze. Yego sibyo kugira ngo nibagaruka bazavuga ati twebwe twari dekaraye ibintu Kongo yaratubangamiye basezerano namwe bagize bubahiriza niba twagarutse turahafata. Yego Abanyamerika rero nabo nako bari aho ngaho baravuga ati bo Iran ikidukubise inshuro Iran ni bikuruga bro Iran turayigeraho no ibi bintu ko biri gutuma abanyafrika amenye ko igihugu cy'Afrika se kimwe kigiye kugemura n'uzabyanye n'amagaze n'amaki yose muri Ukraine. Ni iki gihugu kigiye gufasha Amerika muri make? Uyu se n'ubundi uvuze Iran yo tuvuze Ukraine twumva Amerika. Iyo tuvuze Israel twumva Amerika. Ntabwo icyo gihugu rero Iran yakirebera izuba. Oya erega izagera hose yuko mbibona iyi ntambara uburyo bumwe cyangwa ntabwo yabinambara y'isi. Dore igihari gace dore ikintu mbona izaba intambara y'isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dore uko bimeze size ngizi igitoro umuyoboro ntufunze cyane ntituzi ngo ni ryari wafunguka. Size ngizi bibejo cyangwa ejo bundi ubu uri mu cyaro cyangwa uri mu mujyi ubu uri aho uri hose ku isi iyi ntambara izakugiraho ingaruka ku mugega ariko naho gazapfa uburyo bumwe cyangwa ariko nagazapfa bizaterwa. Impamvu uvuga ko katazapfa ni ngiyi havutse icyorezo 2020 coronavirus abantu bose batumva 2020 iki cyorezo bari bagitangaje 2015 Obama arikuvuga ati bantu mwese mutegura ahantu bayobozi mwe mwiteguye hagiye kuza ikintu ngo nibyo bigambo by'abaperezida bagiye kuvaho hano bashaka kujya gutora byarabaye mwabibonye cyane. Abandi baravuga ati rero iyi ngiyi isaha y'isi ubundi icyo twita isaha y'isi yego ubundi yo isaha yikarase ikazamuka ubwo bigaragara ko intambara hano iri kuba isa kusasha kuba kuturikamo ikavamo y'isi. Iyo saha rero kubera covid yasubiye inyuma iminota 80 kwa covid yaje urumva yasa yarongeye none mugubu yarongeye iratera igeze nko kuri 20 urumva kugira ngo isaha izuzure n'indi minota bizagorana kwega nambari
Cyane. kubera yuko baravuga ngo iyo urushinge niruzamuka rukashyika ku isaha kuri 12:00 00 icyo gihe hazaba intambara y'isi. None ubwo ngubwo none ahangaha turi mu masaha nk'3 12 biragoranye cyane. Ukraine n'Abarusiya bigiye kurangira ariko iyo muri Kongo yo